mbanje kubasuhuza. Iyi Dead Life. Abahanga ku isi kuva kera kugeza ubu bibazaga ku biriho n'ikibitera, bakabona ko atari impanuka yabishyizeho. Hari ibyo yewe nawe waba uzi ku kibitera, nko kugwa kw'imvura, ibiti uko bikura n'ibindi. Ese ushobora kubona ihuriro rya byose ku kibitera? Duherukana mu Ityazabwenge igice cya kabiri tubona ku mpaka ku biriho batangiye bibaza icyabanje kikibaruka ibindi byose kandi kikaba kinakomeza kugenga ihindagurika ritadohoka, maze bakanagira izina rya Arike. Abagireki bajyaye izina rya Arike. Dushimire David Rocknick wagerageje kurigenekereza mu magambo yoroshye. Ariyo, inkomoko origine, isoko source, intangiriro debut, n'itegeko rigenga ivuka, ihindagurika n'irangira, iherezo, urupfu ku bintu. Maze ati Arike ni inkomoko kandi ikomeza kugena uko ibindi bizamera. Twabonye ko Taresi yababimburira ashyiraho ibintu bine icyo kintu kigomba kuba cyujuje, maze anemeza ko ari amazi. Wowe se muremeranya? Abandi bahanga se niko babibonaga? Tekereza uko wowe ubyumva, wasanga biraza guhura n'uko uyu muhanga dukurikijeho yabyumvaga. Uwo ni Anaximandre w'Imire. Ibyo tugiye kubagezaho twabikusanyije mu gitabo La Philosophie Grecque cyanditswe na Werner, gisohokera i Paris mu 1962. Anaximandre w'Imire yabayeho hagati ya 610 na 546 mbere ya Yezu. Yabaye umwigishwa wa Taresi, anafatira ku nyigisho n'ibitekerezo bye, akaba inzobere mu by'inyenyeri, aho yemeje ibintu bitatu: ku isi ireremba mu isanzure, imibumbe n'ibyogajuru bikora uruziga rwuzuye kandi buri kimwe kikaba kiba kiri inyuma y'ikindi. Yateje imbere ubumenyi siyansi, aho yagerageje no kuyishyira mu bikorwa, arema igikoresho cyerekana amerekezo y'urumuri rw'izuba n'igicucu rwaremye ku kintu. Akora amakarita, abo wa mbere wagerageje gukora ikarita y'isi yose. Tukivuga ibyo gushushanya amakarita, reka turebe ibitekerezo bye muri siyansi. Mu gihe Taresi yemeraga ko isi ireremba ku mazi, Anaximandre we yemeraga ko isi ireremba ku busa, mbese ireremba mu mwanya mu isanzure. Icya kabiri, mu gihe Taresi yumvaga ko isi ari umubumbe udafite umubyimba nk'uko twavuga umufuniko w'isafuriya, na Pitagora akumva ko isi ari umubumbe, Anaximandre we yumvaga isi iteye nka sirenda, mbese kuri iyi ngunguru iteye, maze kandi umurambararo wayo ariyo diametre ukaba inshuro 3 z'uburebure bwayo ariyo hoteli. Yaribeshye gusa yari ateye agatambwe arenga kuri Taresi wabaraga muri 2 dimension, we yari yihaye 3 dimension. Gusa siyansi aho igeze ubu bose irabahinyuza. Iya gatatu, Anaximandre yatekerezaga ko umubumbe w'isi uzengurutswe n'impeta y'umuriro, iyo mpeta ikaba nayo izengurutswe n'ibicu, ariko ibicu bigasigaza agace gato, ari nako babonaga mu kirere gatanga urumuri. Ako gace kakaba ari ryo zuba. Ikindi amateka mugira umubyeyi w'imihindagurikire, Père d'Evolution, kuko yasobanuye neza ihindagurika ry'ibintu. Agira ati ubuzima burahinduka mu gihe runaka, inyamaswa zabanje ni amafi, abantu nabo bakomotse ku nyamaswa, kandi ubuzima bwatangiriye mu mazi, mu nyanja. Dore rero ikibazo Anaximandre yibazaga. Uwatangije impaka yari Taresi. Inkomoko y'isi ayita Arike, maze kuri we Arike abona ko ari amazi, kuko asobanuye ukubaho, ihindagurika, inyeganyega n'ubuzima. Anaximandre we yadukanye ukubaho kw'imbusane, yemeza ko ku isi buri kintu gifite imbusane yacyo. Urugero ati imbusane y'ubushyuhe ni ubukonje, imbusane y'igitose ni icyumutse. Maze ati iyo imbusane zihuye byose birazimira. Muri siyansi igezweho ibi twabyita ihererekanya ry'imbaraga. Anaximandre yatekerezaga ko iryo hererekanwa ry'imbaraga ritabaho ku bushake, ahubwo ko ari itegeko. Bisa nk'aho ari nko gukora igihano tubishyize mu rurimi rw'amategeko. Maze ahera hatangiza iyi nteruro yamamaye ku biriho kamere, loi de la nature. Tugenekereje twavuga itegeko kamere, cyangwa itegeko rigenga ibiriho kamere. Aha ni naho yahereye yibaza inkomoko ya byose, akavuga ati kubw'ubushyuhe n'ubukonje byari biri hamwe, kubwo kubusana biratandukana, bityo tubasha kubibona, ariko nyuma byongera kwihuza biyengera aho byaturutse.
rero aho hantu ni he? Agakomeza ati imbusane zose ziva aho hantu kandi zikazasubirayo igihe zagonganye cyangwa zahuye, kandi ati ubushyuhe n'ubukonje tubona ku isi bufite aho burangirira, ariko buri muri icyo kintu bukomokamo bwo ntiburangira, ndetse n'izindi mbusane nuko ntizigira aho zirangirira iyo ziri muri icyo kintu. Ubwo rero icyo kintu imbusane zikomokamo zikanayengeramo ntikigire aho kirangirira, none se ni ikihe? Anaximandre yaje mu gihe abagereki bari bageze ku mitekerereze y'uko isi ikozwe n'ibintu bine by'ingenzi, ari byo itaka tel, umuriro fe, amazi n'umwuka el. Nuko abongereramo agatambwe agira ati nta na kimwe muri biriya bine cyaba arike, kuko byose ni ibintu bifite aho bihera n'aho birangirira, sekisomborne. Bityo kuri we yumvaga arike yaba ari ikintu kizira iherezo, kuko nyine aricyo kizakomeza kuba isoko ya byose kandi kigahoraho. Nticyakomeza kugenda byose kidakomeje kubaho, ubwo kigomba kubaho ubuziraherezo. Anaximandre arakomeza ati ariko si ikintu gifatika, ikintu tumenya dukoresheje ibyiyumviro byacu, ku buryo nyine twagisanga muri iyi si, ahubwo ni ikintu kitazwi kandi kitarangira, maze akita peyiro. Apeyiro ni ijambo ry'ikigereki rigizwe n'amagambo abiri y'ikigereki, a ariryo absence, mu kinyarwanda ni nta. Irya kabiri ni peras, limite, iherezo cyangwa se imbago. Twabihuza bikaba nta herezo. Muri make bivuze ikitarangira, ntikigire n'imbago cyangwa rutangira. Ilimite, indefini, samborn et indetermine. Icyo tutamenyeshwa n'ibyiyumviro byacu, nyamara ariko kikaba kiriho. Abandi bakagenekereza ijambo ryegeye kuruta ayandi igisobanuro cy'uko Anaximandre yabyumvaga, maze bati kuri Anaximandre arike ni indefini infini. Mu kinyarwanda twagenekereza maze natwe tuti ikiziraherezo. Icyo kintu yacyise infini mu gifaransa, ikiziraherezo, yaba mu mwanya espace, mu ngufu pouvoir, ndetse no mu gihe rota, kandi kigahora mu rugendo muvumo. Icyo kintu yagihaye kamere y'ubumana, immuable, éternel et divine. Ni ukuvuga ko kidapfa kitanasenyuka. Mwibuke ko abagereki bemeraga imana nyinshi. Imana rero bemeraga ko zigira kamere itandukanye n'iy'abantu, maze ati icyo kintu byose bikomokaho bikanakizimiriramo si umuntu ahubwo ni infini, kandi ikaba yifitemo kamere y'ubumana. Anaximandre yagize ati isi tubamo kandi tukabasha kuyumvisha ibyiyumviro byacu bya bindi bitanu, kubona, kumva amajwi, impumuro, ibidukozeho no kumva uburyohe, kuko iyi si igizwe n'inyabubiri y'imbusane ari z'igishyushye n'igikonje, ndetse n'igitose n'icyumutse. Igishyushye ni umuriro, igikonje ni itaka, igitose ni amazi, naho icyumutse ni umwuka. Byose biriteranya bikabyara peyiro, ikiziraherezo. Anaximandre yagize ati kuko apeyiro ihora mu inyeganyega ritarangira, muvoma indetermine, byatumye ziriya nyabubiri z'imbusane ziyomora kuri apeyiro. Iki gikorwa cyo kwiyomora kuri apeyiro ntabwo byabaye inkuru y'umunsi umwe gusa, ahubwo Anaximandre yatekereje ko uku kwiyomora ari igikorwa gikomeza kikanasobanura iby'abahanga bise fluctuation, bivuze ihindagurika ritadohoka duhora tubona mu isanzure. Bityo ubudatuzi ibintu biravuka bivuye kuri apeyiro, kandi ibindi bigapfa bigasubira ku ivuko kuri apeyiro. Muri make Anaximandre yemeje ko ikintu cyabanje kikibaruka byose ari ikiziraherezo, kuko byose bikivukamo kandi bikakizimiriramo. Anaximandre yagize ati icyo kintu apeyiro ko atari kimwe muri za makeri z'imbusane, ahubwo ko imbusane zose zigikomokamo kandi zikanakizimiriramo. Ngo kandi kubw'iya peyiro isi zitabarika aho yakoresheje monde zikomeza kuvuka no kuyengera muri icyo kintu zaturutsemo. Iri jambo infini cyangwa apeyiro ryakomeje gukoreshwa n'abahanga bamukurikiye. Mu b'ingenzi twavuga Heraclite de Fez, Plato, Aristote n'abakurikiye aba nabo bibuka. Tugereranyije ibitekerezo bya Thalès na Anaximandre ku cyaba kibumbatiye isanzure, dusanga Anaximandre yaragerageje gusobanura ibiruseho kumvikana, kuko apeyiro isobanura neza ihindagurika ry'ibintu kurusha uko amazi arisobanura. Kuko nawe wabyumva wibajije iki kibazo, niba amazi yarabaye byose nk'uko Thalès abyemeza, icumutse cyaba cyarabyawe n'iki?
amazi twabonye ko ari igitose, ni gute yabyara icyumutse? Anaximandre niwe mu by'ukuri wadukanye bwa mbere ijambo arike, bivuze intangiriro, inkomoko n'itegeko riyobora. Intangiriro n'inkomoko bivuze ko hari ikintu cyabanje kubaho, naho itegeko bikavuga ko hari itegeko rigena uko byose bikomeza kwitwara. Anaximandre yasobanuye ko apeyiro idashyuha cyangwa ngo ikonje, ko idatoha cyangwa ngo yumuke, ahubwo ibyo tubona byose nk'imbusane byihuriza muri iya apeyiro nyine, maze bikaba ikintu kimwe tutashobora kumenya umumero wacyo dukoresheje ibyiyumviro by'umubiri wacu. Icyarimwe kandi igihe kiraza kikarangiza urubanza. Yagize ati, igihe nicyo kigena ihererekana ry'itumba rikonje ndetse n'impeshyi ishyuha, igihe niwo umucamanza hagati y'izi mbusane. Ikindi kandi kuri Thalès arike ni matière, naho kuri Anaximandre arike si matière. Dukomeje kubona impaka ku biriho, aho buri wese yibaza akanatanga inkomoko y'ibiriho. Thalès yabonye ari amazi, Anaximandre abona ikindi kintu kiruseho kidafatika, maze ati inkomoko ya byose ni apeyiro cyangwa infini. Ese wowe ninde ubona ari mukuri, cyangwa nawe hari uko ubyumva? Niba hari ukundi ubyumva, tanga igitekerezo muri comments. Ubutaha tuzaza tureba uko Anaximandre we yabyumvaga. Ntimuzacikwe n'icyazabwenge igice cya 4. Iyi ni Red Life. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Ariyo niyo nshuti. Wibuke gukanda kuri subscribe.